biriyaga nibyo bita kuba mu maboko ngo ataraye baramubwiye ngo natahe mu Rwanda n'abana be ngo baraje ibiki ngo we aravuga ngo ntiyoja mu Rwanda ngo inyenzi ngo zikirwamo abatutsi mbesega ngo ntiyoroja none ko arurimo kandi bari bo bamwakiriye biriyaga nibyo bita kwisanga mu maboko atarayawe icyo bikoze nabonye ukuntu yari kwagenda amaraso y'uriya mwamikazi yishe kandi nahise mbibona nijoro ko mbikurikirana sinaguhamagaye nanje nabibonye ubikurikirana ubireba ukuntu bagarura systeme yose ukuntu ahubwo bamukora ka video k'abantu yishe iga kuriya kuri centi kwabanjije ga mu gikorwa habanjije ijambo cyane habanjije ijambo rigenda ricengera mu mitima y'abantu kiri ryamavuga ukiri n'inkoto ngo topic ariko iyi message twirwa naho yayimvishije ariko kubera ibihirimo ntiyayimvishije kubera igihe barimo ntibafite uwo mwanya turayibashira tuhatugenda ariko ko turagenda turayibashira ariko hano bazadukurikirana cyakoze hano bazadukurikirana cyane barayimva arwanditse ejo bundi ati tinshe ndi kuri trend twirwana kandi namwe uko turi kumwe kuri trend n'ubwo madahana cyane iri jambo tubona umuntu wishe n'umuntu watanze iteka ngo mwice bose ni abanyabyaha n'umuntu wagize icyo avuga n'umuntu wagize icyo atanga n'umuntu wasahuye n'umuntu utaratanze imisanzu wese nakagara habe ngo n'umuntu uzuranga ati hari umuntu mugende mumugirire mu mwice nakagara umuntu wese watanze speech yo gukangurira abantu aduyi kumara ubwoko bwacu kumva ikintu gitandukanye nuko abantu baba babyumva n'umwanzi Australia rero murabe bo hariya ni iwacu ariko kandi kubera umutima w'ubugome umutima w'ubugome wagiye ubaranga ntibabyemera ntibabyumva ariko kandi bazabyumva ku neza no ku nabi cyane bazabyumva tunakomeza no gushimira n'abantu badufasha bo muri leta barahari babanga ko umunyamurenge asibwa ku ikarita y'isi ariko kandi turanenga n'abandi banyamurenge bifatanije n'abamayimayi akama yemera ko umwana uje gutwikwa uriho umunyamurenge mwene wabo ngo yunguke bigaze nk'umunyamurenge uri ku mbuga agafata message zibiha biba hari iwacu akazizicira ku mbuga z'abapfurera abana n'abapfurera ku mbuga agasura akaza akaba mu banyamurenge ku mbuga ariko bazagenzure zino mbuga baza bakuramo ziriya mungu baza bazimenya sinzi amenya impamvu niba bazifitemo inyungu simbizi none se nk'abadimi n'ibimbuga iyo bavuga ngo uyu muntu ngo yakoze iki bagasaba bakamugarura ukumva ngo runaka yasohoye audio yo gutanga amakuru yo gutanga amakuru cyangwa se yo kuvuga ubwoko nabi nabirwanaho mwamara mukamurekeraho AFC ariyo M23 bamara bagasaba bakamurekera ku rubuga cyangwa ugafata rekodi ye ukayizana ku rubuga uba ushatse kubwira abantu iki kikenye na kimwe udafite icyo avuga azaceceka badimine nabo rero bagenda bagenzura ziriya mbuga cyane nk'ubwo mbaho nanje ari nimero nabonye bashize ati iyi nimero muyikureho kiratanga amakuru mu mapfurera hariho nk'umuntu nk'ubu wawuzana ubuhanuzi twahanuye akabuvanganura umupasiteri w'ibukavu wari kuvuga ibintu bisa naho yavangiwe mu mutwe ari mu rusengero ramugabo namugaye itabara tubukomeze cyane kuko iki nico gihe iki nico gihe abamaze kugera hariya courage n'abataragenda bahaguruke kuko iki nico gihe cyo kugira ngo twitabare rwose cyane nabonye amakuru umuntu aba yagiye abona hirya no hino imitima y'abantu irakomeretse imitima y'abantu irababaye ariko bantu mwihangane kandi mukomere aho utobabara mu bihe turimo biratugoye mwihangane mukomere biraturemerera ariko kandi turababara ariko kandi duhaguruke twirwaneho twihesha agaciro duhaguruke kandi umwanzi azatsindwa kandi munakomere mushikame ndabizi ko hari ab'imitima iraye yakomeretse cyane abwoba buhari umwanzi azatsindwa yego kandi igihugu abantu ndibukigeraho batakimeneye amaraso nubwo abacu baba dusiga ariko igihugu tuzakibona bwacu abantu bose
bakiyabonka iyi leta mufite ibibazo uwo ni umuvumo mwamwishiraho mushatse ibyo mutekereza n'ibyo muvuga mwobigarukiriza aho ngaho mwobirekeraho ese ubundi ko birirwa bavugira kure muniga ntama iyo amanutse akaza ikinshasa bahatinyira iki kingungwa ahatinyira iki ntibagende bicare kinshasa none bavugire leta iriya leta yabura umubyeyi wabo bari kumwe hariya muyivugire muyicayemo bazi buvira iyo baje buvira akaja kuvuga hariya kugira ngo bitange intare za salama intare zifata mu ijosi gushwanya wa leta se ruriya rupfu rero kugeza ubu ngubu ruri ku mutwe wa Gasita n'amasunzu. Gasita we yabaye commission wo kurangaza ariko nyiri umugambi mubi imasunzu awuheza ako Gasita ntanubwengagira. Gasita wibaga imyaka amasunzu yagufunze burya bazaca umugana bavuga ngo uja kuguhenda ngo akurusha ubwenge. Ikintu cyatuma abanyamurenge bababarira Gasita cyatuma bamubabarira tukamuha imbabazi nuko yafata imbunda akarasa amasunzu amurashe twomubabarira amurashe kweli twomubabarira wacu uwo munsi akamahindukira urashe amasunzu twomutegesha yombi twokwakira nka wa mwana wasabye isi 8 nawe urya aragenda namuvuye hoye turaguma tumuvugeho nje nawe hari ico bitwaye se imigambi ya satani se womenye kuyivugaho tuyikritike nyine tuyinenge tuyigaye gusa abantu bahaguruke dusengere masunzu tumusengera abeho cyangwa apfe ave kwisi hari ico amaze uzabanda amaze kwisasira masunzu uwo bavuga se ukabarondora azoroha yamba bumusazi kubera amarasa muriho none abantu bahaguruke nubwo ari uwo mu bwoko bwacu ariko mu gihe yafashe inkote kugira ngo azotumare abantu tugomba kumusengera kuko twasengeye n'abandi je mfite ubuhamya twasengeye n'abandi bafite imigambi yo kwica abanyamurenge no kubarimbura bavaho uriya siwe niki iyo umuntu yakwanze Yuda yaravuze ngo iyo aje kuba wacu ngo tuba twaragumanye ariko kubera ko atari uwacu nuko yadusize yagiye cyo kimenyetso cyane tugomba guhaguruka tukamusengera kimwe nuko abantu bagiye basenga abari bafite imigambi yo kutumara bavaho ase masunzu bari bwamubone dusigaraho mugeze umubona gucya twaricaranye gucya ndamuramusa ngo twicaranye neza akiri umuntu ico gihe bari bakiva mu ishamba bakiri mu itorero rya Jangwani umuntu ko bamurya mu bwoko bwacu ngo umunyamurenge nagaza numva aho twatuye muri zuririya zakatanga bavuga ngo hari abaza barya imbwa nyine woreba akabwa nyine ukabona nyine n'imbwa nyine kurya imbwa byibuza bifite byobonka ibyumvikana byibuze ariko ibaza umuntu arakubwiye ngo reka kunica ukamwica ukamubaga ukamwotsa ukazana umutsima wahurure cyangwa igishwaga ukarya ukamira ukaza ufata inyama y'umuntu bavuga ngo nakura munyamurenge mutusi nakura mutusi mana isi n'ijuru umunyamurenge niki yakoze umunyamurenge niki twaremwe mu mugambi w'Imana nta kintu na kimwe twakoze uzanarebe dayeri ntitugire ubugome abanyamurenge ntabagira umutima w'ubugome none reba nka kuriya mikenke ejo bundi yafashwe iyo baja kuba bafite ubugome ari amadubu bari abembe n'abafure baba baraharaye nabo baba baratemaguwe ariko ntitwabikoze twebwe ingoma yacu iyo Imana iduhaye ingoma tukima tukayobora abantu bose bazagira amahoro cyane birababaje nta n'uwo dushobora kwitura inabi ngo kubera ko yigeze kwitugirira kubera ko n'ubundi twebwe twigishijwe Imana tuzi Imana yamurikiye iriya misozi y'umurenge imurikira n'abari bayituyeho niyo mpamvu bagenda mu mutima wabo bagira uwo mutima w'impuhwe ariko baramuhusha barasiya ingofero nabonye ahahagaze ngo ahangaha ngo abaza amateka muri kiriya gihuru ngo baza amateka y'umutu ahangaha yarasiwe tinahageze kandi tuzumva nk'amateka nyine ni amateka ariko iyo yarahakandagiye ni intwarikazi n'abandi bose bashishikazwe cyangwa se bafite uwo mutwaro wo kuvugira ubwoko ni ukuri mukomeze kandi tumucika intege dukomeze tunabashimire kuko ko muragaragaza nyine ko mudashimishijwe nabyo naho barya indonke bo ntibakomeze
umuntu azahembwa bikurikiranye n'ibyo yagiye abiba. Ibihembo byabo birahari kandi bazabibona. nuko nziza yica nabi ubwo bagiye bose bakungusiye ingega bazikoreye. Ababembe harimo abazima n'utugarasha barimo. Ibigarasha birimo cyo kimwe nuko abanyamurenge bafite muri ibigarasha. N'abanyamurenge dufite ibigarasha kandi dufite n'utugara cyane byinshi cyane, ariko taha bazogera bazotsinda. Imigambi ya Hamani cogiti azokimanikwaho wenyine. Ubwo ngubwo tumwumvishe record na kontegera y'abasirikare barako bavugira ingara wayumvishe ingara gasa n'uryumva tuworyumva nuko tutoyishira hano ariko yizana tuyitegere ariko ni twirwaneho ni izina twarihinduye vuba mu bihumbi 2009 nibwo twahinduye inyito y'iryo zina twirwaneho. Aho naho Gumino yatangiye igihe ca generali Rukundo ejo bundi nabo nyine ni mu myaka, ariko nabonye amateka ya Nyakwigendera n'umuntu wari ukomeye cyane yanakoreye n'ahantu henshi kandi yakomeye cyane muri 1996 yari umusirikare hano hirya, yari umuntu ukomeye cyane, yakoze ahantu hatandukanye kandi hose ahakora neza kandi ubutwari bwe bwari imbere. Nabonye ari umuntu ukomeye cyane. Ni abangabaga ino generation yabaga ni yatwirwa esemwe bw'abanyamakuru nkabiriya bintu uriya musore yavuze karakagarasha nta kubona umwamuvugaho. Oya uriya we kimwe nuko kuri media kimwe ico no muvugaho gusa njiwe ndamuzi turaziranye. Ese kuba nza mubona kuri televiziyo cyangwa ndamuzi. Nimba wibuka imyaka 3 ishize hari indirimbo yakoze yitwa ngo ni Fande Makanika kurinda gupanika. Iriya ndirimbo yakoze ni ikigaragara ko yemeraga ibikorwa bye n'ubutwari bwe. None se uririmba umuntu urimba umuntu utamwemera ukavuga ubutwari bwiwe urimba umuntu ukamuremesha, ariko kuva yapfa cyangwa se yasinzira sindabona ijambo muvugaho. Taryo muvugaho ahubwo nabonye video hayavuga idafite fona ruguru nje nayibonye nayigaye kandi nayigaye uriya ariko ubundi umuntu yoshiraho kuravuga usa n'uwa ushiraho president w'ikindi gihugu uri impunzi kuramuvuga nkande urinde ukavuga niko guhumira wambaye n'isengeri ninko kugeneraga president ubutumwa wambaye n'isengeri kwa mususu. Ariko ibaze none uko karagasuzuguro urenge ihoriri sonti sinzira Imana irinda abanyarwanda ihoriri sonti sinzira Imana irinda abanyamasisi ihoriri sonti sinzira n'abarundi bariyo. Imana n'umuntu umwe mugiye kunamira aba bantu si umwe ariko tugiye kunamira nyine umuyobozi bapfanye n'abandi ariko umuriya kuri buriya butaka kabazagwe mu mahanga ubozotaha ariko ntawokora icyo gikorwa ngo namara azibwire ngo azotaha muri kiriya gihugu gutese hehe gute bene udashoboye kurwana reka basi kugira amagambo mabuvuga gira ibyo ukora bindi ariko ko bakunda kuvuga bagira domo cyane bakunda kuvuga ariko ni byiza guceceka. Ujya iyo umuntu acecetse kurya guceceka byerekana ubwenge cyane buriya ni igikorwa cerekana ubwenge cyane. Njewe sinshigikiye akagara, sinshigikiye abantu babi, njewe nshigikiye umunyamurenge wese ahava akagera uharanira amahoro ko bene wacu babicwa. Amafaranga akora ibyo twobyumva byibuza twavuga ati nyine uriya karabivuga si umunyamurenge nta sano dufitanye, ariko iso ni umunyamurenge nyoko ni umunyamurenge iwanyu ni murenge kurahavuga nabi. Ese ko tugiye gutaha uzoja hehe ikibazo ariko ga waramanuza avango bamwe bazoza bafatirwa ku mipaka bamwe bafatirwa ku mipaka bibwira ko batashe. Uragira ngo uyu munsi abanyamurenge batashe ninde ese nkaho reka nkubaze nk'umunyamakuru abandi bose baratashe wenda hari amagambo mabi wavuze nojahe ubwo sigara hano muri Kenya kubera ko navuze mabi no hasigara
wohasigara unezerewe abandi banyamurenge bahari kubura ukongira nyine wojahe kubura ukugira nyine uraje iwanyu warahavuze nabi. Nabonye uno mu mama wo mu Rwanda Ingabire Victoire yavuze neza ariko uramujehe wamutegereye namutegereye numva konda azavuga ari seriye ahavuga ngo tigewe rero batanga ubuzima bwabo kugezaho bagera kuri y'amazi barayavoma barayazana ngo ayitegereje gutya yarebye gutya aravuga ngo aya n'amazi iriba ry'i Betelehemu ngo abwire abasore ngo sinoya nanyoye mbasa n'unyoye amaraso yanyu ubu twari mu ngaragarije binyeretse uburyo icya gatanu novuga aho ngaho tugomba kuva mu isi nta mateka nutasiga amateka uzasiga imigani. Yes ako kantu nakabonye ahantu ngo nudasiga amateka ku isi uzasiga imigani. Nyakwigendera yaravuze ngo akunda ibintu bitatu: akunda Imana, akunda ubwoko, akunda imisozi igihugu yahariye. Kurumva bari abakobwa nuko Imana ubishimire uzabarinde uzabafashe bazagere ku ntego yabo rwose bari abakobwa banteye ubwoba